Yes my people, umuhungu wanyu Afrokiz yagarutse none nabazaniye undi mujamu ufite neza uryoshye araryoshye kuva hasi kugera hejuru. Uyu musore uri imbere ya kamera ndaje muhaye abibwire. Mbere yuko abibwire ariko nagira ngo mutarakora subscribe kuri ino channel ya Afrokiz akuri subscribe. Kandi wabikoze nkomeza kumushimira ubwitange bwe kuko ngeze niwe kandi nanjye nifuza kuzajya mbagezaho ibintu byiza buri gihe. Mwamubonye ariko muri kumubona ubona ameze neza aryoshye. Reka mureke abanza bahe intro ye abanza babwire uwo ari we mundi garuke mukanya. Hello my people, meze mute se bavandi. So nyuma y'ibyo nitwa Ramabani. Nk'ibisanzwe urebye twese haba Afrokiz n'abandi mubona kuri channel yiwe twese turi abavandimwe. Ubu uzabona nyura hano wese kuri iyi channel uzamenye ko ari umuvandimwe. Njye niyo ntakirirwa mvuga izina ryanjye nshaka naza nkita Afrokiz kuko ni ishami riduhuje twese tuba turi nk'abavandimwe nyine. Abanyuraho bose tuba tuziranye. Ubwo rero njye amazina yanjye ni Ramazani, umuvandimwe nk'uko yatangiye abivuga, abandi mushyashya kuri ino channel. Abandi nifasha ko tuganira muri aka kanya. Yes, rero nyuma yuko umaze kubibwira buriya nabo bakumenye tu. Ni byiza kandi ndabizi ntabwo wazanga nta kintu bapfunyikiye mu mamba yawe ukuntu, sibyo? Ntago byakunda. Ko ndabizi buriya hari ibintu byiza ugigira, hari utuntu ugigira tugira umumaro buriya nawe kera ari ukuntu. Hari utuntu twinshi wagiye unyigisha, hari utuntu wagiye utuma ndeka, hari utwagiye utuma ngira, sibyo? Byari ibintu byiza kandi sibyo, kandi nifuje ko nanjye nkuko ari icyo wangijejeho nanjye ari icyo wajya nageza ku bantu banjye nyine kiguturutseho. Urugendo nibwo rugitangira kandi ruracyanakomeje. Yeah. Ubwo buri wese uzajya umenya akanyuzanga ajya amenya ko ari inshuti yanjye. Ngiye nta nubwo nzongera no kwivuga izina. Ahubwo nabo ndagira ngo mbabwire baze bambere inshuti yanjye nabo tujye duhura. Ibyo byiza kuruta. Namwe Ramazani. Ngira ngo byibuze ibintu turimo mino minsi turimo nyine nawe urayizi. Sibyo? Ibihe turimo, ibigero turimo, ahisi iri kutwerekeza, ahisi iri kutujyana, buri wese abahabona. Kandi buriya ntabwo abantu ko tugendana twese ntabwo tuba turi kimwe, ntabwo wabura ikintu ukora ku muntu. Niyo mpamvu ngira ngo ako abantu dukurikira ari n'abasilamu ndumva babatorera salamu. Nabyo nta kibazo. Abasilamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuko tudahuje nyine ku batari abayisilamu. Ndavuze ni amahoro y'Imana bane namwe. Abe kuri bo kabisa. Ubwo nabo bagasubiza ati namwe muhorane. Nabonye iyo nyikirizo n'abakatolike bayigira. Ndagira ngo rero ugira ikintu tubwirira urubyiruko rw'ino minsi cyangwa se ugira inama tugezaho. Nanjye ndi urubyiruko kandi nanjye ndabona urubyiruko ariko ntabwo byakuraho ko nawe hari icyo upfunyitse. Ntabwo byabura. Uko buriya nta gaseke kaburamo ikibitsemo. Ntabwo byabura. Erega buriya niko uzi ko hari n'igihe kubera reba umubyimbiko uba ufite. Hari igihe tuyibona ibyimbye kandi nta n'ikintu kirimo. Ariko wowe aho wabona hiteretse cyangwa wabona nanayifite mu mufuka. Ngo urebe ibiceri uriya mujama ahagaze byaheze ni ibipapuro birunzemo. Ubwo rero nanjye ndumva ntabura akantu naba mbafitiye niyo kaba kamwe ariko kaba ari kazima narebe. None se urubyiruko rw'ino minsi urubona gute wowe? Yewe wabaye buriya ntakubeshye nekeje ku rubyiruko rw'iyi minsi. Urubyiruko rw'iyi minsi ngenda rureba nkanifata ku bintu. Man twacitse ku nshingano ya kibyeyi. Navuga nk'inshingano kuko umubyeyi urabizi iyo umubyeyi akubyaye akuraga inshingano, nyuma y'izo nshingano akaba ari wowe usigarana imbaraga zo kuzikurikiza. Man muri iyi minsi wallahi ujya kubona ukabona umujama man akunyuzeho yambaye ipantaro wajya yayiguza atayireba. Ubwo nimvuga ngo yambaye ipantaro wajya yayiguza atayireba bamwe bari buvuge ngo yaracitse cyangwa se abandi ngo ni nini wape man. Aho ukuntu man reba ugasanga umujama yambaye ipantaro yagejeje hano wallahi ukagira inemo man. Wallahi wiseka birababaje. Aze iriya myambarire cyangwa se ukuntu bamuzira ipantaro zambarwa ubundi bifasha iki kuri outfit y'umuntu? Ubundi bihindura iki muri make? Njye naguciye mu ijambo kubera ukuntu maze iminsi mbibona ku bantu bose, ku bajama bose.
haba n'urubyiruko, njye mbona n'abakobwa rimwe bazapoketa amajipo, njye niko mbibona, kuko hari igihe ubona umujama yapokese, ariko njye ukuntu nsigaye mbifata, iyo mbonye unciyeho wese yapokese, njye mpita mvuga ko arwaye ikibyimba ku kibuno, yamanuye nyine kugira kugira adatoneka. kuko ntabwo wambwira ngo waba uri muzima ufite ubwenge buzima ngo wambarire munsi y'ikibuno kandi ipantaro yaragenewe hano hejuru. Kandi iyo ni ingeso ikunda kugaragara ku bantu benshi, ahubwo gira uti ni ingeso yeze, ireze. Ese buriya ubundi gupoketa byaturutse ku ki? Gupoketa shangiye mbibona uko nguko, ni ukubibona nyine tu, uko mbibona nyine, gusa njye icyo nabasha kukubwira bimeze nka covid n'icyorezo. hano usanga ari akenshi bikunda gukorwa, ubundi ubwo bikunze kugaragara ku basitari, ariko nyine urubyiruko nyine ukuntu tuba tubayeho dukunda kwigana tu, ariko ubusitari iki tunabikora tutazi n'ibyo ari byo. Ubusitari iki, reka nkubaze, ubusitari iki? Wari wabona Chris yizi mu nzira yapokese? Akareka. Wari wabona Amag the Black yapokese? Akareka. Abikora mu ndirimbo. Zana dufite izo kuri stage. Warangiza wowe ukinjira no mu rusengero none. Ugiye gusenga. Wapokese wallahi. Umuntu yagusuhuza ngo yo maniga. Ibaze. Sibyo nibi. Isundi ibyo byatugeza ku kimani. Eka ndabura abajama banjye. N'aba basista banjye. Mani muze twishakira ibishoro twikorere. Ibintu byo kuza dufata nabyitaye inkunda rubyino, ugasanga ikintu mbonyeho uraje nawe wese ugikora, ntunarebye ngo ese kizangirira akahe kamaro, ko ngiye kugikora kizanyinjiriza iki? Ariko reka nkubwiye, mbere y'uko ukora icyo kintu banza umenye ngo ese uri kugikora cyamwinjiriza iki. Niyo mpamvu mani usanga abasore b'iki gihe cyangwa abakobwa b'iki gihe mani twabaye abashomeri, abasore twigira mu bujura. Mani rero hari abasore usanga bahorana ibisebe, ukibaza se nk'uyu nguyu ko bavuga nk'Imana umuntu avuka Imana yamwandikiye icyo kuyi, uhita wibaza ese n'uyu nguyu Imana yamwandikiye ibisebe? Birababaje nubwo uri guseka birababaje. Kabarakara bomode, rega kenshi ibintu twiherengamo, bari ikintu cyose wakora cyaba cyiza cyaba ari kibi, uzajya witegura ingaruka zacyo nk'uko zaza ari nziza cyangwa ari mbi. Abese ko mbona wagira ngo noneho umuntu asanga ingaruka bizi neza yuko harimo icyiza, kandi mbona ari bibi. N'ubundi tubikora tubizi, kimwe n'ubwo se twavuga ko biba byaduciyeho. Wowe kamvuge no wa undi ukurikira umuntu icyo ari gukora, bavuga ngo nubona umuntu yoramye ukumva ukamukurikira nawe ukorama, nyuma bazakwita icyohe. Buri icyo nicyo cyohe muri make, si cyo cyohe bavuga. Kandi akenshi urubyiruko twarangiritse byatari, usanga ibintu twiherengamo ni ibintu nyine dushaka ubuzima bworoshye, sibyo? Ariko ntabwo dushaka kubworoshya, ahubwo turashaka kubamo bworoshye, ariko ntabwo dushaka kubworoshya twebwe. Nagiye kukubeshya, dukunda utuntu tworoshye wa mugari nk'uko bivuze. Ibaze umujama muri iki gihe, ntabwo uyu mujama ngo ujya gukora ikiyede, ahita yumva ko umututsi. Akareka icyo ni igitutsi kibi cyane, aho uzi umujama yakubonye wambaye ipantaro ukorana akazi, urugero nyine uri mu kazi usa nabi, ye baba we, ahita avuga ati ndebera nk'uyu nguyu yabuze imyenda, cyamajangwe yabuze imyenda ngo ndebera nk'uyu, ni cya kaboyi, ibintu ngibyo. Ako man reka nkubwire, bwa twige kubana neza. Ari n'igihe kandi usanga abantu bifungira amayira, nkanjye nshobora kukubwira ukuri cyane, nawe uri kunyumva ushobora kumva mvuze ukuri ukajya hariya ngo ngo ndebera nka kariya nako ngo nimbwigire gute? Impamvu anyise imbwigire urayizi se? Navuze ibiri byo ubona ukuri kuraryanireka, ariko ngo mbite ibuye mu gihuru imotse niba ifashwe. Ikimotse nicyo kiba gifashwe. Ndababwiye wowe uri kundeba uzi kumanura ubwo bupantaro, ukaba ubizi ko utarwaye ikibyimba, ukaba ubizi ko nta kibazo ufite. Nuza ari reburiya musitari yabaye musitari ngo ni kakajwi. Sinzi, hari agatutsi ajya akunda gutukana, ko hari abantu agatuka ukumva n'ubundi baragakwiriye. Niba uzi yuko wambara ipantaro utarwaye icyo kibyimba nta kibazo ufite, ukaba uri muzima, uzi ukuntu ahita avuga wese wamuhirimbiriwe. Ubu nanjye mvuga yuko muri abahirimbiri, ariko iyo ngeso ntabwo ijya kugaragara ibyo ari byo byose, ukaba tufite izawe kuko ubona ko ni fresh tu. Warakuranye urabizi, ngewe noneho no kujyaho nabyemeye, nubona nabyambaye
ntwaye rugaye ntuzongeye kumvugisha. Hari ukuntu abasore dukunda gushomera nyine, ariko hari umuntu ushomera yari asanzwe akora nyine ubuzima bukajya bukangura Bugahinduka. ngewe nubona nambaye ibyo ngibyo ninza no kugusaba 100 ntuzarimba, ngewe afazari byatwa nkagenda nkadodesha igitenge. ese ubundi iriya imico y'abasore y'urubyiruko rw'ino minsi ubundi ubona ituruka ku babyeyi, ituruka ku mashusho media, ituruka ku buzima bwabo bwa buri munsi, ubundi ubona biterwa n'icyo akenshi cyane cyane sosiyete ya gakungu, ni social media cyane. Nanone nagaruka nk'uko bivuze ni agakungu, kuko nta mubyeyi wabwira umwana ngo ambara pocket, amuguriye umwenda bireba yuko ari muzima. No zikiba kibabaje se, umubyeyi yagiye guhaha uwo mwenda agenda avuga ngo usanga ko mbona ari mutoya ubumuntu uzamukwira apima munda naba napime tayi ndora yuko agiye kwishyuruza ikibazo ahita abanza kwibaza ubuse ko nyaguhaye yose nkaba mbona ari munini nzawugabanyisha amafaranga nkuye he. Uri kumva umubyeyi washaka kugabanyisha byibuza kugira ngo ipantaro itazagwa mu buryo bwo kugira ngo atazitwaza ngo wanguriye ipantaro nini. We noneho yibajije noneho azakora amafaranga yo kugabanyisha ipantaro ngira nambare nikwizerega. Kumva ni icyorezo nk'uko nabikubwiye. Icyorezo ni iminsi niko biba bimeze. Wabaye ni icyorezo pe. Gusa reka dusaba Imana ijye idufasha ukumva. No kuri aho ngaho bataragerwaho niyongeza. Bayigendere kure. Umva kure yayo. Nk'uko uzi covid batubwiye ngo twambaye agapfukamunwa kandi wabonye ko byabaye. No kure ibi ngibi ndikukubwira. Hazaza n'undi abikubwira ako se bazabikubwira niba cyo kuko nabonye abayangiritse ari bo benshi. Nangiritse nibo benshi. Nta kibazo brother, wakoze kuba wahageze. Gira akantu basigira mu byibuze kamwe k'akanama bazajya bagenda mu buzima bwa buri munsi nk'abantu b'urubyiruko turi gukora ukuntu nabi kandi ugasanga umubyeyi nta kintu aba atakoze. Kambabwira sinzi yego ni nabyita nka shiriki, sinzi umuhanzi yigeze kuvuga ngo hatariho ngo Imana ngo umubyeyi ngo niwe wakabaye icyayi, niwe wakabaye asenga. niwe wakabaye asenga. Wa mubyeyi we niba uri kunyumva respect kabisa wubaka, kuko ibi ngibi turimo twebwe tubiterwa na bariya abasitari tubona ishusho media. Umubyeyi ararengana pe, umubyeyi ararengana. Nose reba nk'ubu ko ishuri ritangiye, sinzi akantu numvishe ngo mu Rwanda niho honyine wohereza inka ku ishuri ugasigara n'indi ugasigara yayirira cyangwa ugakubita umushuma ngo kutagiye kuragira iriya. Nanone kuwa gatanu ukajya gutonganya umwarimu ati umwana wanjye ameze ati, umwarimu akanga kukubwira ati inka yawe imeze neza. Kubera iki ni zino shusho media twirirwamo bidafite agaciro. Ariko buriya twagaka no ku kintu kijyanye no gukora kabasore. No kubera cy'abasore tutagikora. Kera umubyeyi yarakubwiraga ngo byuka mu gitondo cya kare mbere yuko ujya kwiga. Ngiye byambayeho mbere yuko ujya kwiga ubanza ujye kuvoma, turi kumvikana. Mu gihe nta mukobwa uhari kurupa hariya, mu gihe nta mukobwa uhari kubura hariya, akwigisha kumenya inshingano. ariko ubu ngubu urabimubwira ngo ntabwo byavamo mwaserera mama ngo reka nkubwire mfite inshuti zanjye nunyirukana nzajya kubayo. Uri kumva ni ka gakungu nyine ntabwo tugikora. Noneho rero iyo udafashe ubwo burere ukiri umwana n'ahandi usanga no mu mikurire yacu muri ka kazi aba boss baduhamagarira nako wihamagarira kuko nta boss waguhamagara ngo ujya kukihigira. Niyo mpamvu usanga tuba twicaye mu rugo, ukumva utajya guhiga ako kazi. Birababaje. Ngewe ukuntu mbyumva sinzi niba n'abandi ariko babyumva. Ngewe iyo mbonye nk'umusore ukumva adafite ahantu na hamwe akura igiceri cy'ijana, bogisa yitegerejwe n'iwabo, ukumva umwenda witegerejwe n'iwabo, n'urukweto n'isogisi noneho ubundi akantu ka bogisa akanifuza bya bindi biba birenze ngo utugofero, uturinete, utuneta, udusa. Hari inkweto ni timba. Ugasa hano umwana arimo ararira timba yabona anyuzeho nkambaye nihirinze muri cya kiyede yanze kujya gukora. Ndavuga nireka ngura urwo rukweto rwiza, yabona ndwambaye agahita ajya kurwaka iwabo, agahita ajya kureba iwabo. Uriko ako nge yara numbonera iryo jwi uzari inyumvisha
ijwi rimeze gute? umusore ari kwaka kugisa iwabo. Byabiteye isoni nawe ugiye kubivuga kumva niba koko abivugisha amata nawe nawe ugiye kubivuga kumva ni mwibanga no gucuka mugakora abantu bose kujya nabaza gukomanga abasuri wabo ga nijoro ati mama ndashaka bugisa ngo yindi yacitse mu maguru. Uko nawe babimuteye isoni rega ibintu byinshi dukora. Ese hari ikibazo natwe babitadushimishije nyine biduteye n'isoni ubwo nguko bisa. Hari ikibazo njya ngira. Amwicaza hamwe akabimubwira pe ngana mbwira wowe wumva bivuga gute? Mbene nawe urumva nuko rega nawe nta mutagira isoni nukure no gufunga umwuka nyine ugaheza. Oya nta wivuga nta muntu utagira isoni kuko umusore ufite ubwenge nizo soni uri kuvuga atazifite urukumva umusore uzi ubwenge sha yakemera akajya nambara ahubwo yajya azamura ya pantaro bakunda kumanura akayizirikiraho umushumbi hano urukumva hanyuma akagenda yaremeje akazayiga ibiceri by'iyo mana akabyigurira akabyemenya. Ese kambabwira reka nkubaze ikibazo kimwe turi kunkamera turi kuganira kugira ngo ibyo turi kuganira uri hirya sinzi ngo nzarebwa n'abantu bangahe tuzi ngo ni nabandi sinzi ngo ni nabandi sinzi ngo ni mama wawe uzandeba yabizi ko afite phone se nabyoze sinzi ngo ni mwarimu wanyigishije kibona uko abana ifite akabihinduka bisimbuka kuko aba ariho byinshi byo kure yaba ashaka kureba cyangwa ariko hari n'igihe atabisimbuka uzi impamvu igihe ashobora kumbona niba anziho imico myiza kahita avuga ati noneho izi social media numvishe bavuga ngo zijyaho abana b'ibirara ngikirara cyose ngo ikirara cyose nyine ubona aho ngaho hanze tuvuga ati social media ni habikuru yarangiza akahita akanda akavuga ati reka ndebe ko wa muhungu wari runaka atararutse ndebe ko akiri wa wundi ariko kuri we wagize amahirwe yo kundeba ihangane kuba nkutunze urutoki kuri we wagize amahirwe yo kundeba ndagushimiye kabisa kandi nusanga ibyo mvuga ari ukuri uzongere ngaruka kureba wandike no muri comment uvuga ati musore wanjye ibintu uvuga ni ukuri uzongera ugaruka utuganiriza erega nibyo subize kera hari umujama twakundanaga kugenda nawe ubu yarashatse uramuzi kundaga kutubwira ngo utashimiye umuntu ntiyashimira n'Imana kuri wowe noneho wabashije kundeba ikiganiro kikarangira cyose cyembaye ngushimiye ndabizi nongera urahekenya amenyo ariko ntakundi